Nikosha gaposho we. Gaposho? Karame papa. Ubundi ko ndeba wambaye rero shawuti. Ubu ngiye mu kirori cya mwana hari hakurya azabatizwa buriya. Umva? Ntiwongere gutinda. Genda hari amafaranga ari hariya ku meza ari mu gakapu kamwe mukuru wawe yanzaniye avuye Kigali. Yarakwakije usi nibyo usigaye uvuga gusa. Yanzanira ubundi njye kuyabita kuri banki. Abajura batazayibasha. Nakanyazane mute nigendera umurana ninzi imvura naguye. Bamukanyeresha. Yarakwakije dore. Udari igikapu cyose ntugifungura. Harimo ikisi. Ubwiye ko harimo amafaranga. Sha wayabuze sha. Nipinda waraye ubuse. Twari two kirebe. Ndamahano sha. Umuhungu wanjye niba angore ibintu byeza bamujyana. Araremera ubundi kubera ntavanyemo netiki. Kanje kuyabita cyaba cyane. Ye kuyabita ayanga yazatunga nabuzokoro banje. Mara mucheti. Nje kubita amafaranga yanjye sha. Fasha tubare yose n'ibihumbi 500 umwana wawe rwose. Fasha rwose. Amafaranga se shahu ageze ngo ntaboneka. Franga ngana ni menshi cyane se bwana wa. Umuntu udakora se kabushaje. Amafaranga yakora Bana wanje rero. Reka ngogezo kore. Nje buriya shobora kuba nakora. Ariko ese uburyo mbicishamo nkayabona kandi nawe wishatse wayabona. Udakora se? Mwana wanje reka ngogezo kore. Buriya wowe je ntega n'abantu agatsindwa kandi jewe ngatsenga. Arozi ko igitsina cyawe ari ibumba sha. Yes we. Igitsina cyawe ni ibumba rwose. Ibihumbi 500 uzabima. Nidusanga atari byo aya ngari byo kubitsa. Nakara kandi kuyenga yako. Uzaya? Ecyanze cyo no igitsina cyawe ari ibumba. Ibumba nyabumba. Reka kandi mba mukazako. Sibyo? Zaze kureba. Wowe ejo nuva mu kazi bakubiduze. Uzaze duhore. Nosanga igitsina cyawe ari ibumba. Uzamye 500. Nidusanga atari aya ngiye kwandika. Dakara kandi ko uzayatwara. Uzatwara rwose. Yabike yose. Ejo isaha n'isako. Sawa. Mwakoze cyane maze mwirirwe mugira akazi keza. Musaza ibintu abavuga bibahora. Ku gitsina cyane ni ibumba. Ukomera sha mwana we. Ese muri banki so urakinze sha? Ndakinze aho ariko akazi kari karangiye muze. Murakwitara. Uje kuri ya gahunda. Narinje kuri ya gahunda. Nta kibazo rwose ndabona ufite ryari kuri ako kanyabazungu kawe. 10 minota. Nta kibazo wowe nyine tayari. Ibihumbi 500. Asuko kura cyakomeje muze. Ndaleze kwemera guhomba amafaranga yakunze ko ndagutsinda. Mwana wa igitsina cyawe ntabwo ari ibumba ni. Ntabwo ari ibumba. Ntacyo ufite. Ntabwo ari ibumba. Nyine ubwo nta kibazo jewe nyahombe.
cyangwa se nuyahomba uri oya ntabwo njye nayahomba muzehe ibihumbi magana ntabwo nayahomba ni karibu di iri byiza rwose nta kibazo mwaba muhagaze hariya mwaba muhagaze hariya nta kibazo cyangwa se kugira ngo wakwanje kurutira nta kibazo rwose wabura nyine haguruka nyine rwose rwose nisanga ari ibumba 500 ndayaguha nawe nidusanga atari cyo ya mafaranga wasize rwose 500 uyafata rwose mwana wanjye rero reka nkwereke nishaka kuramo imyenda yose tuyivanemo Yesu we rwose Yesu we uyu mugabo ashaka kubasamba kuramo amakurusha kumwanya ndiri amafaranga yanjye uzikwandira amafaranga yanjye koko uziko bikoze ngo ishi ayiwe no hasi ara yanjye rwose reka numve ko numva atari ibumba sha Yesu we mu miliyoni zanjye ebyiri arazitsembye neza reba n'ukuntu yambaye umugeni agikuzeho Yesu we ibihombe byanjye 500 urabiriye sha sinari nakubwiye nese muze kuri muntu ari kurira no kubera iki nta kibazo miliyoni 2 muri ye ntabwo ari nkeya twateze bubwira ko nzakora ku gitsina cya gerante wa banki